aho muri reka tubaramutse mu ndamutso y'umwami witeka bahiri. Uyu mwanya tukaba tugiye gukomeza kwiga, ngewe mugiye kubana ndi mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Rero aho muri mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko yacu, reka mwubahe Imana maze dusenge. Urakoze Muremyi mwiza, weho watugeneye aka kanya ngo twongere tunoze umurimo wadushinze, imikorere yacu ivugururwe. Wakoze, habwa icyubahiro. Tubabarira intege nke, ibyaha n'amafuti, kandi ubwo twaje aho duhugurira ngo ducyure ubumenyi, uduhe n'Umwuka Wera azadushoboze kubishyira mu bikorwa. Kandi abo dushinzwe ni benshi, hatari imbaraga yawe natwe ubwacu ntitwishoboye. Ngadushoboze kugira ngo agakiza kacu tugaharanire twongeho n'akabandi. Twisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko itubwira ingorane ziboneka mu kwita ku munyabyaha. Ngiyo insanganyamatsiko yacu, ni ingorane ziboneka mu kwita ku munyabyaha. Twahamagawe n'Imana ngo tuyikorere mu isi isoza amateka yayo. Duhabwa umurimo ukomeye kuko abavuga ko bakorera Imana ni benshi, ariko ibiriho ubu byo bisigaye biteye n'isoni, ku buryo ukurikije uburiganya, ububandi, ubucakura n'uburimanganya buri mu byitwa iyobokamana, abafite ubwenge basigaye bagira n'isoni zo guhubuka kuvuga ngo nkorera Imana, ngo mbwiriza ubutumwa, kubwo gutinya ko abantu bashobora kwibwira ngo ubwo baragukeka muri aba bandi bameze nk'amabandi n'ibigendera. Ariko ubutumwa twahawe buheruka bugomba kugorora byose bigasubira ku murongo. Nta shami na rimwe rigomba gusigara ridashyizwe mu mwanya waryo. Rero akaba ariyo mpamvu mwebwe mu nyumva nk'abayobozi bayoboye abandi, uyu mwanya tuwuhagazemo. Abakorinto ba 2:4 haranditse ngo tuwuhagazemo kubw'imbabazi twagiriwe. Twaragabanye, twakorewe igikomeye. Ni nka kimwe Matayo yakorewe ubwo Yesu yamuhamagaraga ngo agiye mu bandi. Umunezero umurenze, agategura ikirori, akamutekeshereza ibyo kurya, ari nkaho yakamushimiye kuko amuhaye akazi keza. Niko byanagenza umuryango wa Elisa ubwo yatoranywaga ngo nabo bakoze igisa n'ikirori. Muzabisoma mu bitabo cyitwa Kristo Umuneshi, ngo bishimiye ko nabo mu muryango we wabo habonetse ugiye kuvugirwamo n'Imana. Niwo mwanya rero mwicayemo, mu bunezererwe. Ni mwiza, ariko uba mwiza bikaba byiza iyo umuntu akorana n'imbaraga mvajuru, atari ugupfa gukora gusa. Noneho ingingo turi butindeho uyu munsi ni ingorane zijya ziboneka iyo tugiye kwita ku munyabyaha. Niba hariho umurimo ukomeye, ni ukwita ku munyabyaha. Impamvu ni uko ugiye kumwitaho nawe uri umunyabyaha. Kandi ubwo nicyo cyatumye Pawulo abivuga mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo ni uwa mbere, ngo bene data, umuntu ntiyadukaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Ubwo mu mushinga wo gukurikirana umunyabyaha utabaye maso, nawe washukwa ugakoreramo ibyaha. Kandi ubwo weho wari muganga ushinzwe kubikiza abandi. Ari nacyo cyatumye muri Bibiliya n'ubundi Bibiliya ivuga ngo n'uwibwira ko ahagaze yirinde kugira ngo nawe atagwa. Rero reka tuvuge mbere yuko tuvuga izi ngorane,
reka mbabwire ko tubifite nk'inshingano kuburira buri muntu wese, ku buryo nubwo bamwe babiducyurira wamubwira uti kuki urgusinda, kuki usambana, kuki ukubita umugore, kuki usuzugura ababyeyi, kuki utitabira ibyo ubwirwa bitari mu icyaha, akakubwira ngo umvaho nshingukaho ntunshinzwe. Izo mvugo ntabwo ziduteye ubwoba. Icy'ingenzi ni uko tuba twasohoje inshingano yacu. Yanditse muri Ezekiyeli igice cya 33, muzahere ku murongo wa mbere mugeze ku wa 7. Nahavuga ko umurinzi yashyirwaga ku nkike akahabera amaso kugira ngo igitero n'igitero umugwa avuze impanda bahunge se cyangwa batabare. Yaba atabikoze hakagira urimbuka amaraso yakayabazwa, yaba yabikoze hakagira urangara agapfa azize uburangare bwe akaba yikuyeho amaraso ye. 7. Nuko rero umwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangiririze. Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu byaha bye mu nzira ye. Umunyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye niwe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Ubwo rero tubifite nk'inshingano by'umwihariko noneho nk'abayobozi. Abayobora 13:17 havuze ngo barinde imitima nk'abazayibazwa. Tubifite nk'inshingano, utabikora ukazabazwa ibyawe, ukazabazwa n'iby'abandi wari ushinzwe. Ariyo mpamvu kubana n'Imana kenshi, kuyisenga no kuyoma hakaramata nibyo byadufasha muri uyu murimo kuruta ubucyoza, imenyerezi no kwigira inararibonye kandi ntaryo wabonye, ukurikije n'icyo dusabwa gukorera Imana. Rero Timoteyo ya 5:20 hari naho twabwiwe ngo abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose kugira ngo abandi batinye. Ibyo kandi tukanabigisha, kuko muramutse muhuriye mu itorero, muhuriye muri kominote runaka, iyo umuntu nta jambo mufiteho ku buryo n'amakosa akoze wayakosora, nta kindi muba mupfana. N'Abaheburayo n'Imana nukuretse n'abantu 12:5, kandi mwibagiwe ko guhugura kubabwira nk'abana ngo mwana wanjye ntugasuzugura igihano Uwiteka hana, kandi ntugisare nagucyaha, kuko Uwiteka akunze ari wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Nimwihanganira ibihano mubamugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibi byagwa mutarabana nyakuri. Buriya udafite ijambo umubwira utagara nkubwira ko ejo nabonye uri kwiciza abataka bati mvaho, ntacyo mupfana. N'Imana mu Byahishuwe 3:19 aravuze ngo abo nkunda ndabacyaha nkabaha n'ibihano. None hano ngo Imana ngo abikubita ibiboko nawe yemera ko ari abana bayo. Kandi koko mu bakunze kurera abawe wibyariye bagiraho umudendezo bwite wuzuye, ukabahana yewe hakaba ubwo nacumuye ya mategeko atubwira kubahana n'ubugwaneza, kubaganiza no kubicaza. Ababyeyi benshi ari igihe bibacitse, ukibuka wakubise cyangwa watutse, ari umudendezo uhawe nuko ari we wamwibyariye. Ariko yaba ari uw'abandi ukitonda, hakaza igitekerezo kivuga ngo nimuhana nihanukiriye. Hari igihe atarumva ko yakosheje, ahubwo akagira ngo mbikoreye kuko ntamubyaye. Ukitonda ukabanza ukinginga ugahendahenda, mu gihe waho uvuga ngo zana amazi niko ngutegetse, undi ukavuga ngo nyina mama wanjye se ntatuzi uri bumpe. Ukagira abatandukanya uwo wabyaye n'uwo utabyaye, ntabwo ubaboroda, ntabwo ubashyikira kimwe. Ketse iyo ari uyu mwana wawe kuko nawe wabyemeye akaba yemera gucyaha. Iyo uri umwana w'Imana mu bikoranga wemera gucyaha. Abizera niba byigishwe kandi natwe tubizirikane, kuko sibo gusa no hagati yacu ubwacu hajya haba ibibazo. Rero iri jambo muryumve ko gucyaha uwacumuye, gucyaha uwateshutse, kumukurikirana ntituterere iyo, tubifite nk'inshingano. Ni inshingano
kutayikora akazarimbuka, nawe ubwo bugingo ukaba ububuze uzize ko watakubwe ku nshingano. Rero bayobozi muyoboye abandi, hakaba hari ingorane rero tugiye kuvuga zigera muri 7, ni nyinshi, reka tuvuge 7 zikunda kuboneka muri uyu mushinga wo gukurikirana umunyabyaha. Ingorane ya mbere ariyo ikunda kuboneka kenshi ni ukuboneka kw'abamurengera. Iyo habonetse abamurengera cyangwa se abamushyigikira mu cyaha. Ingorane ya kabiri, iyo mumukurikirana mumukarihana cyangwa se kumukarihana. Ingorane ya gatatu ni ukumukoza isoni. Ingorane ya kane ni ukumukurikirana munyuriye mu nzira itariyo, kunyurira mu nzira itariyo. Ingorane ya gatanu ni kutamukunda, kumukurikirana ariko mutamukunze. Ingorane ya gatandatu ni ukunyuranya kw'abashinzwe kumwitaho. Ngo n'umunyabyaha tugiye gukurikirana, ariko twe dushinzwe kumukurikirana ugasanga turanyuranije. Ingorane ya nyuma niboneka iyo duhuye n'abanyabyaha badasanzwe. Ndabisubiramo mbere ko nsesengura akantu ku kandi. Ingorane ya mbere ni ukumurengera, kurengera umunyabyaha. Umuntu arasambanye, umuntu aribye, umuntu ararwanye, arasuzuguye, arasinze, hakaboneka abakiri ku nshingano bagiye kumukosora no kumucyaha no kumuhana no kumugira inama. Hakaboneka n'abandi bavuga bati nibakuveho, ntabwo ari we munyabyaha wenyine, nabo bakora ibindi, nta nubwo bikaze, nta n'icyo tubibonamo. Iya kabiri kumukarihana, iya gatatu kumukoza isoni, iya kane kunyura inzira itariyo igihe mumwitaho, gatanu kumutamukunda, gatandatu kunyuranya kw'abashinzwe kumucyaha cyangwa se kumwitaho, iya karindwi ni igihe duhuye n'abanyabyaha badasanzwe. Buri ngingo turagerageza kuyivugaho gato kugira ngo tuze kujyana. Ni by'ukuri ko uwakoze icyaha iyo yagize umugisha akaba ari umunyabyaha wakira, aba afite ipfunwe, aba afite isoni, abamwaye. Byanditse muri Yeremiya 31:19, ni ukuri namaze guhindurwa ndihana kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Nshakira ijambo kumwara no gukorwa n'isoni ni ikimenyetso cyiza ku munyabyaha ushobora gukira. Ariko hari n'abandi bamara gukora icyaha akaba ari nta n'icyo bimubwiye, ahubwo weho wanagerageza no kubimubwira akagufata nkaho uri umusazi. Ibyo byanditse henshi muri Bibiliya, ariko reka tubisome muri Yeremiya 8:12, ahanditse ngo mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Ndetse byanditse n'ahandi muri Bibiliya henshi, ntabwo hose ndahasoma, ariko icyo nashakaga ni uko uyu munyabyaha kugira ipfunwe, kumwara, kwicwa n'isoni, kubura uko yifata ni ikimenyetso cyiza cy'umunyabyaha ufite umutima wakira. Kubinkanura amaso ukabona nta n'icyo bimubwiye, n'ubundi akumva ashaka no kubaha inama, ndetse akumva yanabakosora adakosoye ibibi bye, ni ikimenyetso kibi, ntabwo gitanze icyizere cyo gukira ku munyabyaha. Noneho hari abantu babitewe n'impamvu zitandukanye. Ubucuti kwanza nibwo buza ku mwanya wa mbere, impuhwe zipfuye ziza ku mwanya wa kabiri. Bajya bahaguruka bakarengera umunyabyaha, bakumva badashaka ko ibyo bivugwa cyangwa bicyaho. Noneho
umunyabyaha bakamubibamo ko bujya ahubwo atanacumuye cyane cyangwa se atanacumuye neza n'uwabikoze abizi yabona batanu bane bahagurutse bamurengera nawe agatsemba akavuga ati ndarengana nta n'undi ubizi ahubwo sinzi icyo abari kunyaha banshakaho barampiga neza hakaba ubwo abitsembye agahakana ibyo bigateza ingorane. Kuri iki turavuga ibintu bibiri, kaduhere ku munyabyaha kuko nawe ari muri twe. Ni Yobu 2:15. Ni by'ukuri hashobora kubaho abantu babi bagucya batanyuze heza nk'uko twabibonye turaza no kubibona, ariko urubanza ruburana ibyo kuvuga ngo muri kunyura habi ntabwo uwacumuye aba ari ushinzwe kuruburana. Ni Yobu 12:5. Umuntu uguwe neza, umutima wuguwe neza urimo gusuzugura umuntu ubonye amakuba. Abanyerera bagenewe gusekwa. Ndongera nsome amaganya ya Yeremiya igice ni cya 3 umurongo wa 39 haranditse ngo umuntu kiriho uhaniwe ibyaha bye yakwinubira iki se? Ubu n'ubutumwa ku munyabyaha. Iyo uteshutse ukabukoza icyaha ni koko ni Satani ubiguteye, ni intege nke warazwe nawe, ariko uba wandagaye nyine kuko wemeye kumubera igikoresho. Iyo uri umunyabyaha mwiza, iyo uri umunyabyaha ufite icyizere cyo gukira, wowe ubaye nta jambo ibyawe biba birangiye, uri uwo kwicecekera. Abanegura, abakuzimurira, abakongeraho 5 wakoze 2, uba ugomba guceceka. Urubanza rukemura ibyo ruburanwa n'abandi si weho. Igihe cyose muzabona umunyabyaha ari kuvuga ngo yingo ngo namukubise, ngo ariko ngo bari kuvuga ngo namukubise insheshanu kandi ari rumwe, ukabona urubanza raruzamuye, ni ikimenyetso kibi. Noneho kuba murengera niho nshaka ibamye by'itora umuzingo wa 3 Icyongereza no urupapuro rwa 359 hari aya magambo avuga ngo 359, there will be men and women who despise reproof and whose feelings will ever rise up against it. Igihe cyose hazahoraho abagabo n'abagore basuzugura imicyaho, kandi iteka ryose batazabura guhaguruka bakagwanya gucyahwa uko uburyo bwose. It is not pleasant to be told of our wrongs. Kamere yacu ntabwo iginezezwa nuko ibyaha byacu tubibwiwe. In almost every case where reproof is necessary, there will be some who entirely overlook the fact that the Spirit of the Lord has been grieved and his cause reproached. Ahantu hose hafi igihe cyose bibaye ngombwa ko dutanga imicyaho, hazajya hahaguruka abantu basa nkaho batahangayikishijwe no kuba umwuka w'Imana yatejwe agahinda n'icyaha cyakozwe, ndetse n'umurimo w'Imana ugakozwe isoni. Ngo abo tuzabahorana kuba umuntu yakoze ibyaha ku mugaragaro, rubanda bakavuga ati aba ni babandi basenga, noneho dore ko babaye. Ngo hazabaho n'abantu bahaguruka bakifata nk'icyo kuba umurimo w'Imana wakojejwe isoni, kuba umwuka w'Imana yatewe agahinda, ngo bagahagarara bavuga nkaho nta cyabaye, ukabona ntacyo bibabwiye, nkaho ari nta cyabaye. These will pity those who deserve the reproof. Aba bazagirira impuhwe abakwiye gucyahwa, because personal feelings have been hurt. Nta kindi kibiteye ahubwo ari ibyimviro byabo by'ubucuti bafitanye byakomerekejwe. All this and sanctified sympathy places the sympathizers where they are sharers in the guilt of the one reproved. Aba bose bagira impuhwe zitejejwe, bakagirira umunyabyaha ukwiye gucyahwa impuhwe zitejejwe. Icyo gikorwa icyo baba bakoze gituma mu ijuru babafata nk'abasangiye igicumuro n'uri gucyahwa. In 9 cases out of 10, if the one reproved had been left under a sense of his wrongs, he might have been helped to see them and thereby have been reformed. 9 ku 10 by'abacyahwa
bose baba barihanye iyo bagakira, iyo hataboneka abantu babarengera. 9/10 by'abantu bose ducyaha, iyo hataboneka bahaguruka ngo babarengere cyangwa boroshye icyaha cyabo, 9/10 baba barihanye ngo bakiyumvamo uburemere bwabo kandi ngo bakigorora bagahinduka. But made some unsanctified sympathizers press all together a wrong construction upon the motives of the reprover and the nature of the reproof given, and by the sympathizing with the one reproved lead him to feel that he has been really abused. Ngo ariko inshuro nyinshi izo mpuhwe zitejejwe, ba nyiri impuhwe zitejejwe batumye uwacyashywe, ahubwo abona ko abari bari kumucyaha bari bafite undi ngo bafite akandi other motives, ngo bafite ngo hari akandi, ntabwo ari icyaha nakoze, hari akandi. Ubwo murampiga muranyanga, nuko izo mpuhwe zitejejwe ngo zigatuma ahubwo umunyabyaha avuga ko rwose yahemukiwe bikomeye, and his feeling rise up in rebellion against the one who has only done his duty. Nuko mu mutima agahagurutsa intambara zo kurwanya uwamucyashye kandi aho ari we wujuje inshingano yarashinzwe. Iyo niyo ngorane ya mbere, nuko iyo ducyaha haba ubwo ubonetse mu mugabane w'abarengera uwacyashywe, kandi iyo ibyo bibaye ubwo umutuwa wapfuye, ntabwo abagikize, ntabakirabutswe, cyane ko ipfunwa basanganywe ribonye urirengera akavuga ati wigira ipfunwe humura, nta n'ikibazo, nta n'ibikaze wakoze, yakumva biciyemo. Rero iyo niyo ngorane ya mbere. Nk'abayobozi kirazira kikaziririzwa kurengera, guhagarara mu ruhande rwanya gucyaha. Nawe ukazana imvugo ngo iyi ngo yabikoze, ngo ariko ntabwo bikabije cyane, ngo yego ngo yabikoze, ngo ariko namwe ngo muri kumusanga nabi, ngo yabikoze, ngo ariko ngo n'uwabireka ngo byazimara. Ugasanga iyo mvugo imugeze mu gutwi, uwari kwihana 9 bari gukira bakaba barinangiye, ahubwo bagahindukiza urugamba kwa wa wundi wasoje inshingano abacyaha, bagashimira cyane wa wundi uhagaze mu ruhande rubi rwo kubarengera. Rero iyo niyo ngorane ya mbere tugomba kwirinda kandi tukayisengera. Ingorane ya kabiri ni ukumukarihana. Ni by'ukuri dushinzwe gucyaha, kandi mu bitabo byinshi dusoma birimo narengera ubuzima, niba hariho umushinga ukomeye ni uguhagarika ubutabera, kandi ubwo butabera ukabahagarika buherekejwe n'imbabazi n'urukundo. Mbese nawe reba mu muryango abariho dusubira, umwana buriya akabati akagahenura ibirahuri byose bikameneka, ntacyo yarari kugashakaho, ukabasabwa kumucyaha ugafata umunyafu ukamunyatura kuko byemewe na Bibiliya, warangiza ukabikora ubanje gupfukamana nawe ugasenga, warangiza ukabikora utarakaye utababaye mu maso, ngo niko inyandiko ivuze, ndetse ngo wanaganiriye nawe yemeye ko yakoze icyaha kibi, nuko mwana arangiza mukatambuka mwishimye, ngo ndetse ntunamwandagaze no mu bandi. Ko kera niko bajyaga bahana, bakagushyira nka hariyo bakagukubita bagahamagara abandi ngo muze murebe, banamara no kuguhana bakababwira ngo ngamu mumwaze, ariko ngo ukamugirira ibanga ukavuga uti ngahanagura n'amarira n'abandi batabimenya ko nagukubise, bakaguseka. Mbese reba nawe ukuntu akababaro k'ibyangirijwe n'ubugwa neza ugomba kugirira uwo mwana wawe ushaka kurera, kuko ntabwo kumuhana ari ukwihorera, ahubwo kumuhana ni ukumurera ngo ejo udahara azaba ahagaze neza. Niwo mushinga ukomeye, ubutabera n'imbabazi mu muntu umwe niwo mushinga ukomeye. Ngaho Timoteyo 2:4 ahanditse ko duhana, ahanditse ko ducyaha, ni naho handitse ngo tujye tubikora tudakarishye. Haravuze ngo 2 ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Ngo ibyo uzabikore ufite kwihangana kose, ufite no kwigisha. Mu Bagalatiya aho bavuze ngo mwene data wadutsweho n'ikibi
tumugaruze umwuka w'ubugwaneza, twirinda ngo natwe tudashukwa. Gushukwa si ikindi, si uko urajya kwiba nk'uko yibye, si uko urarwana nk'uko yarwanye, si uko urasambana nk'uko yasambanye, ahubwo ni uko uramwanga. Buriya abakora nabi ni icyaha, ariko n'abanga abakora nabi ni ikindi, kandi nicyo cyaha gikunda kwibasira intungane, ni ukwanga abakora nabi. Rero kuri iyi ngingo yo gukariha, reka mbabwire ngo bamwe dukarihira ntibaba bikwiye. Ndababwira impamvu zikurikira. Iya mbere iri mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye. Aba badukwaho, aba bivuzwe ngo badukwaho n'ibyaha. Ijambo kwadukwaho n'ibyaha, oya ni urupapuro rw'183 guhamagarwa kwacu gukomeye, kamperi 183, haranditse ngo ubuntu bwo kugira impuhwe. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Na Abaroma 15:1. Impamvu ya mbere niyo, hari abanyantege nke muri twe. Bashobora kuba ari bashya mu kwizera, bashobora kuba bamaze iminsi ariko akarande k'iyo bavuka karabaraze umurage w'umwaku, barwana urugamba, aho abandi bagenda umunsi bahagenda ukwezi mu by'umwuka. Izo nizo bita intege nke. Kuri bene abo rero haranditse ngo icyo twese dukeneye ni impuhwe ziboneye cyane nk'iza Kristo. Si impuhwe tugirira abantu b'intungane kuko bo ntibazikeneye. Izo mpuhwe si izo tugirira intungane kuko zo ntizizikeneye, ahubwo ni impuhwe tugomba kugirira imitima ikennye, ibabaye, ihora igundagurana n'ibibazo, ikunda kugwa mu mafuti kenshi, ikora ibyaha kandi igahora yihana, igeragezwa ndetse icitse intege. Aha mu nyumve, umusaruro w'imbaraga y'ubuntu ni ukoroshya umutima no kuwutera kuganduka, maze uko gukongera abandi gutuma umuntu ahinduka indakorwaho kuroroha. Uko gukongera abandi gutuma umuntu ahinduka indakorwaho kuroroha, kukaganduka, noneho Kristo akagaragara. Aha ndahasubira, tugomba kugirira hano baravuze ngo si impuhwe tugirira abantu b'intungane kuko bo ntibazikeneye, ahubwo ni impuhwe tugomba kugirira imitima ikennye, ibabaye, ihora igundagurana n'ibibazo, ikunda kugwa mu mafuti kenshi, ikora ibyaha kandi igahora yihana, igeragezwa ndetse icitse intege. Aba rero tugomba kubagirira impuhwe kuko bafite intege nke. Mu miterere bafite intege nke, mu bushya bwabo bafite intege nke, mu ihererekanyamurage bafite intege nke, bize bike bafite intege nke. Hari impamvu nyinshi zidutera kubagirira impuhwe. Impamvu ya kabiri, abazasoma igitabo cya Heavenly Places cyangwa se iyo mu bikari byo mu ijuru ku rupapuro rwa 253, ngo hari n'abihanye baza mu butumwa bwiza, ngo ariko ngo n'igihe bihanye bakaza mu butumwa bwiza, ngo Satani uduhiga twese ngo ntabwo avirira, ngo akomeza kubagenda runono. Nuko if Satan says that he is in danger of losing one soul, iyo Satani abonye ko ari mu kaga ko kuzimiza umutima umwe, he will exert himself to the utmost to keep that one. Ngo azakubagaho ashyiremo imbaraga z'indengakamere kugira ngo umuntu amugundire. And when the individual is aroused to his danger and with distress and favor looks to Jesus for strength, iyo rero umuntu abirabutswe kamenya ko kaga kamwunamiye, agahongera kuri Kristo ashaka imbaraga n'inkomezi, Satan fears that he will lose a captive. Satani atinya ko uwari imboheye ashobora kumuzimiza ako kanya. And he calls a reinforcement of his angels to hedge in the poor soul. Ngo hamagara renforcement cyangwa se ahamagara izindi ngabo z'abamarayika be, ngo zikaza zikagota wa muntu zikamugotagota, and form a wall of darkness around him, zikamuzengurutsa urukuta rw'umwijima w'icuraburindi, that heaven is light may not reach him, kugira ngo umucyo mvajuru
utongera kumugera ku mutima. Hari abantu rero tuba turi gukubita na Satani yabanize yamugotagose yazanye abamarayika be yatse ngo ramforusema niko bayise yayihamagaje abamarayika inzovu baje baramugose umwe afashe mu ijosi undi yafashe ugutwi ndukundi baraboke bamudadiye uwo badadiye nawe ukajyaho ugatangira ugakubita ukavuga uti ariko ubu koko uzahora wiba uzahora wambura ubu noneho turaguha umugayo tutangaze 5 turaguha 3 mbese ukabona n'umunezero wo kumucoca kandi n'urumucoce ntirumworoheye. Noneho izi mpuhwe zigomba kugaragara bene nkaho ahubwo kwigisha no gusenga bikaruta kumurakarira kuko bamwe muri twe bagwa mu byaha nawe aba yaguye mu byo adashaka aho bimugeza nawe ntahakunze ikimwaro n'ipfunwe n'ikizere bimunyaga ntabwo nawe ari ibirori yishimiye kumwongereraho rero n'ibitutsi no kumukankamira ntabwo aba ari imfashanyo umuhaye kumuhunga kuvuga uti reka hatazagera n'ababona nicaye iwe bagira ngo nanjye ndi nkawe noneho umutaye ruhavwe rero ntabwo bikwiye ko bene uyu bamukarihira. Ikindi kigomba gutuma tureka gukariha mu gitabo cy'Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 2 igifaransa n'urupapuro rwa 292 harimo iri jambo rivuga ku moko y'ibyaha nkuko muzana yasoma muri Zaburi ya 19 uhere ku murongo wa 11 ngo ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe ntumbareho ibyaha byanyihishe ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano uko niko nzatungana rwose kandi urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda. Urumva ko na Dawidi yagiraga ibyaha byamwihisha atazi. Hari ibyo yise igicumuro gikomeye, hari ibyo yise intege nke, hari ibyo yise ubujiji ubutamenye. Ibyo byaha byose bijya bikorwa natwe. Kubw'ibyo rero urahirwe utazahaguruka ugakarihira uwabitewe n'ubujiji, uwabitewe n'intege nke, uw'ibyaha byihisha akaba atabizi, nuko ukamufata nk'uwabikoza bishaka kandi abigambiriye. Ebe ndatanga urugero mbone nsome iyi nyandiko. Naho umuntu yazazanijwe n'umutware we akajya amubuza gusenga, akamubwira atereka ibyo byo gushyushya ibyo kurya ku isabato ntago nzajya ibishyushyanyo, akamuzazanya akamugwa nabi. Nuko umunsi umwe akamubwira ati ahubwo kwanza nutasiba uyu munsi ngo uteke ibyumye ukure n'imyumbati untekere ndakwica ndagukubita ndakuvuna. Uwo mumama yarambirwa ibiboko n'imigeri akagira intege nke z'umubiri ubabaye agasiba. Iyo rero uhengamye gato Satani abakubonye ndababwira ati ngaho hita ufata usuka vuba, akaba arayifasha agakura imyumbati akamutekera. Abazi intambara arwana aho kugira ngo bazongere bamusengere banamwigisha uko azongera gushyira iryinyo ku rindi akarengera ibyo kwizera akomeye, ahubwo isabato itaha agatangarizwa umugayo. Nuvuga ngo umunyantege nke nawe wavundaguritse uri kurira wabuze uko arabigenza, ihumura hawe no gutangarizwa umugayo. Aha gukarihira umuntu kandi nawe ntako yigira. Hano baranditse ngo mais Christ peut nombre ce qui manifeste la tendresse compatissante du Christ. Nyamara abagaragaza impuhwe n'urukundo rwa Kristo ni bake cyane. Kae membre tombe yari umwizero uguye mu cyaha, les autres trop souvent prennent la liberté de présenter ce corps sous son plus mauvais jour. Uyu usanga abandi inshuro nyinshi bumva bahawe umudendezo wo kuvuga ibye babikabiriza. Araguye abandi bakumva biboneye umudendezo wo kuvuga ibye ariko ngo bakabivuga babikabiriza. C'est qu'ils sont peut-être coupables de si grands péchés dans d'autres domaines, maze ugasanga abafite ibyaha mu yandi mashami bikomeye kuruta icyuwo yakoze. Traiter leurs frères avec cruelle sévérité, aribo bajinyikiriye uwari mwene se bamukarihiye cyane. Des erreurs commises par ignorance, amakosa uwo muntu yakoze bitewe n'ubujiji, par insouciance bitewe n'uburenganenzi cyangwa se kutagira icyo yitaho, ou faiblesse ayo yakoreshejwe n'intege nke,
sont exagérés et présentés comme des péchés voulus et prémédités. Ugasanga babikabirije bakabivuga ko ari amakosa yakoze abishaka kandi abigambiriye, ariko mu by'ukuri nawe atabishakaga. Inzara itamurya ngo abaturanye n'umurima w'ibigori atari kwiba. Ndetse ugasanga ari nabo tujinyikiriye ahari yenda iyo muba mutaranarangaye mukamugurira n'agafuka k'umuceri atari gufatwa mu birayi by'abandi. Ahubwo ugasanga abantu abene abo b'indangazi ahubwo nibo bahagurukiye kumuca umutwe ndabara kumukarihira. Rero hari abo dusabwa kugirira impuhwe, abandi dusabwa kugirira impuhwe ni abadukwaho n'ibyaha ariko atari ingeso. Ngaho guhamagarwa kwacu gukomeye, urupapuro rw'177. Ingeso y'icyaha no kwadukaho n'icyaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Bene data, umuntu niyadukaho n'icyaha mwebwe ab'umwuka mugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Ni rya somo ryo Bagalatiya 6 turimo. Iyi ni inama yihariye yo kugaragaza ubugwaneza abadutsweho n'ibyaha. Kwadukwaho bikwiriye guhabwa ubusobanuro bwabyo bwuzuye. Kugwa mu cyaha utabizi, ngamwumve kwadukwaho. Kugwa mu cyaha utabizi, utagambiriye kugikora, ahubwo ukagikora byatewe no kubura kuba maso no gusenga, kunanirwa gutahura ibishuko bya Satani maze ukagwa mu mitego ye. Bitandukanye cyane n'umuntu ugambirira gukora icyaha kandi akishyira mu bishuko ku bushake maze agategura uko azakora icyaha. Hari abantu bapanga icyaha naho bazasohoka muri hoteli bakanishyura mbere, icyo ni icyaha cyateguwe. Ariko hari abagwa mu cyaha iyo ahagurutse watakiraranye ndetse yanageze no muri metero 200 aho kirabera mu bwenge nta kimurimo kandi akahava acumuye. Kwadukwaho rero ndabisubiramo, ni ukugwa mu cyaha utabizi, utagambiriye kugikora, ahubwo ukagikora byatewe no kubura kuba maso no gusenga, kunanirwa gutahura ibishuko bya Satani maze ukagwa mu mitego ye. Bitandukanye cyane n'umuntu ugambirira gukora icyaha kandi akishyira mu bishuko ku bushake maze agategura uko azakora icyaha. Bayobozi, murasabwa amaso muhabwa n'ijuru kugira ngo aba bantu mujye muramenya kubatandukanya. Hari abakeneye agatobe, ndabara amagambo meza, ihumure, guhugurwa, kwigishwa, gusengerwa bagakomera. Hari n'abakeneye gucyahwa kuko nabo bigize abagabura b'ikibi mukabacyaha kugira ngo batanduza n'abandi. Ubwo rero bose ntibacyahwa ngo uhite utwarira hamwe, oya rwose, kandi nubwo wacyaha wagira kuri bose nta kubakarihira. Imyanzuro ikomeye cyane ikwiriye gufatirwa abakora icyaha cy'ikitumano. Ariko intumwe twereka ko dukwiriye gufata abatunguwe badutsweho n'icyaha cyangwa batsinzwe, ariko intumwe twereka uko dukwiriye gufata abatunguwe badutsweho n'icyaha cyangwa batsinzwe n'igishuko mu mugaruza umwuka w'ubugwaneza, ariko wirinda nawe ngo udashukwa. Bizasaba kwizera n'imicyaho hamwe n'inama nziza no kugendana n'Imana ngo bashobore gusobanukirwa akaga barimo n'icyaha cyabo. Ijambo ryiza rirakenewe ngo rimugarure mu mwanya we nk'uko igufwa ryavuye mu mwanya waryo riwugarurwamo. Ariko bene se basabwa gukoresha imihati ngo babireherezeho kubwo kubemeza ibyaha n'amafuti yabo. Nta nsinzi n'imwe yabonekera mu kugwa kwa mwene data, ahubwo mufite ubugwaneza, mwubaha Imana, mwuzuye urukundo, mukunda imitima yabo, mushaka uko mwabakura mu byaha byabo. Ngira ngo aka kagingo ka kabiri rekana ko tukimukeho, nakatubwiraga ko tugomba kwirinda gukarihana abanyabyaha. Nabo ntako baba bakakigize, mbese wifata Satani yanize ngo nawe here mu mbavu no hehe ukubita amakofe ngo yakunize ute, ngo wajyaga he, ngo ubundi yagufasha uri kugira ute, nta musado wumuhaye. Mubanza umugwature, umumushikuza, umumwake, noneho umubwira aho yayobeye nyuma, ariko nawe wifatanye n'umwanzi kumuhuhura kuko urumuriho ntiruba rwiyoroheje.
ingorane ya gatatu ni ukugambirira gukoza umunyabyaha isoni. Hari abantu babigira ku mutima bakabigambirira. Mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, nibaza ko ari ikigwa cya 10, muri Rengera Ubuzima ni icyigisho cya 10, harimo amagambo avuze ngo ntugace intege umunyamafuti wisubiraho. Bitera ipfunwe cyane iyo amafuti y'umuntu ashyizwe ahabona. Ntihakagire ubabarisha undi kumugaya. Nta muntu wigeze agororwa no gukozwa isoni, ahubwo byagiye bituma benshi binangira imitima ntibihane. Kubwira umuntu neza bibasha gukiza uwateshutse inzira. Aha gukoza umuntu isoni, reka mbwire abayobozi mu gitabo bita Child Guidance cyangwa se kuyobora umwana, ni urupapuro rwa 232 handitse ngo ubutabera. Dusabwa ubutabera, ntagire umuntu tubererekera ngo icyaha cye cyoroshywe ko byatuma n'abandi bagwa mu cyaha. N'abanyabyaha bagenzi bacu tubyumve kimwe, iyo bari gucyaha, iyo bari kugukurikirana, iyo bari kugira ngo ubutabera bugire icyo bukuvugaho, byaba ngombwa ibyabaye ku mugaragaro bigashyirwa n'imbere ya rubanda, si urwango. Niba babikoranye uwo mutima ngiye kuvuga, ni ukugira ngo ababibonye ubikora batagira ngo itorero ntacyo biribwiye, nabo bakazabikora mu mudendezo ngo nanaka yarabikoze. Iyo ucyashywe rero ni urukingo ku bandi. Ni Timoteyo 2:5, abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose kugira ngo n'abandi batinye. Abizera niba byigishwe kugira ngo umunsi azaba yateshutse n'ubutabera bugiye gukora, azaba ari uri kubafasha. Ahubwo yavuga ati rero bizera, ntihagire umburanira, cyane naragikoze, kandi ibyo abayobozi bakoze nibyo, ni mu bibigishe bibagire ku mutima. Kuko icyo nibakivuga ntawe uzamuyoboka. Icyo nibakivuga kuko abenshi bajya bahanirwa ibyaha byabo maze batakwemera, ugasanga n'umugore we yamukurikiye, ugasanga n'umwana we bahuje ibitekerezo, umukwe we na muramu we bari mu bitekerezo, uwo yahaye inka no wasangira agashera n'akabuyi bagiye mu nkweto imwe. Ukayoberwa niba ari ugusenga, niba ari ikinywanyi, niba ari ikiryango, ukayoberwa gutandukanya iby'Imana n'iby'umuryango. Kandi n'umuryango nawo w'imfura ntabwo barengerana mu mafuti, abo baramucyaha, na nibwo bucuti nyabwo kandi bwiza. Rero nta ukwiye gukozwa isoni, nubwo hari igihe by'umuntu bivugwa, ariko nta ukwiye gukozwa isoni, ku buryo ibyamenyekanye bigomba kuvugwa, wongeraho n'ibyo batamenye ngo bakunde bamenye ukuntu ari mubi, ukabizikura n'ibyo bigeze bakongorera ari bombi, cyangwa se niba ari abasambanye, niba ari abibye, niba ari abaroze, n'ibyo bakubwiye bati dusengere dore twarapfuye twarahwereye, kavuga ati reka mbabwire n'ibindi mwe mutari muzi, ugambire kugira gusa ngo iterero ryose rimenye ko ari mubi cyane. Ibyo ntawe bijya byihanisha. Ngaho intekerezo, imico n'ubumuntu ni igitabo cya 2, urupapuro rwa 453 mu Cyongereza, 437 ku Kinyarwanda n'Igifaransa. Haranditse ngo handitse ijambo 467 ku bafite igisanzwe. Haranditse ngo uwacumuye akeneye gufatwa neza, arabikeneye. Nta wigeze agororwa no gucirwaho iteka no gukozwa isoni. Kurega umuntu uremerewe n'ibicumuro bye ntibizamufasha kwivugurura. Kongera kumurega ngo naze ngo mbivuge ngo yumva, erega erekeza amaso y'uri kuyoba kandi ucitse intege kuri wa wundi ushobora gukiza umusanze wese. Mwereke icyo ashobora guhinduka cyo, mubwire ko muri we ntacyo afite cyamugeza imbere y'Imana, ariko ko Kristo yamupfiriye kugira ngo azemerwe binyuriye muri we nk'umwana ukundwa. Mushyiremo ibyiringiro, mwereke binyuze mu mbaraga za Kristo ko ashobora kwisubiraho. Mufashe gusobanukirwa ubushobozi afite, mwereke urugero rwo hejuru asabwa kugeraho. Mufashe kwishingikiriza ku mbabazi z'Imana no kwiringira ubushobozi bwo kubabarirwa kwe.
Yesu yiteguye kumusingiriza ikiganza cye no kumuha imbaraga zo kubaho imibereho itunganye no kugira imico myiza. Nsomye byinshi ariko icyari kigambiriwe nahavuze ngo nta wigeze agororwa no gucirwaho iteka no gukozwa isoni. Kurega umuntu uremerewe n'ibicumuro bye ntibizamufasha kwivugurura. Bana b'Imana, bayobozi, birakwiye ngo uyu muntu wahuye na Satani intege nkeze cyangwa warangaye w'indangazi, uyu muntu wimitse ingeso mbi utangiye kwerekera habi, ntabwo yagororwa no gukozwa isoni. Mbese nubwo ibyo bijya bitangazwa bigashyirwa habona, ariko byumve ko atari umushinga wo kwereka rubanda ko ari mubi cyane, ahubwo ni ukugira ngo n'abandi batinye. Rero ntukabigambirire. Ibi bijya bibaho, iyi ngorane igibaho, maze ugasanga ikikubwira ko abantu bari bashaka ko yandagara akamwara bakamumenya, nuko hari n'umara kwihana agasaba imbabazi bakazimwima ngo bitewe nuko yabaruhije, ngo ntabwo turazimuha aka kanya, ngo yaraturuhije, ngo cyane nka babandi ujya usanga wamubwira ibyo yakoze akabanza kugusaba abagabo, kagusaba abagabo akomeje bazane kandi ko kaho bari buzire ngo noneho ndemeye, none bakaba batese kare kose kuki utari wemeye kare, wemejwe ubwo uremeye wihanye nk'akandi. Ibyo ni Imana ibizi, twe nta kindi tubikoraho. Muri Patriarche Prophète y'Igifaransa mwibaza ko ari 237 harimo amagambo avuga ngo niyo umunyabyaha yihanye nabi atihanye neza, ngo ariko la justice servie, ngo ubutabera bwo babuhawe babunyuzwe, nubwo ahaguruka ngo ngaho mumbabarire leta ukabona ararivuza apfuye kurivuga. Uwo nawe abaneshejwe ntabwo ari wa wundi utani ku rubanza bukera ntacyo mugezeho. Rero weho mu mutima irinde uyu wakuguye nabi, uyu waguhemukiye, uyu wabandagaje akabakoza isoni, irinde utagwa no mu cyaha cyo kumwima imbabazi ngo nuko yabaruhije. Erega hari n'abihanira kugira ngo bakore. Ni iby'ukuri ko umunyabyaha umwana w'ikirara agarutse ahabwa akazi. Umwana w'ikirara agarutse yahawe akazi. Ibi muzabisoma mu migani ya Kristo, page 211 Icyongereza, ni icyigisho cya 16 kivuga ngo yari yazimiye noneho yabonetse, cyangwa se wari wazimiye yabonetse. Igihe wa mwana muzima wasigaye mu rugo yarababajwe cyane nuko umwana w'ikirara yakiriwe akabagirwa akambikwa imyenda myiza watigeze yambara, ngo byaramubabaje, ngo ako kaga kazahora kabaho iteka. Umwana w'ikirara yinjira, umuzima azimira. Hari abantu batanejejwe nuko mugenzi wabo waguye mu cyaha wateshutse yagaruka kandi ahindutse by'ukuri agasubizwa ku murimo, harabo bitanejeje. Ariko niko ijambo ry'Imana ribivuga, though you will not join in the greeting of the lost, ni wa mwana muzima bari kubwira bati wa mwana we wari muzima, nubwo wavuze ko utari bugire uruhare, utari bufatanye natwe muri ibi birori byo gusanganira wari wazimiye, the joy will go on. Ariko nta kirabuza ko ikirori kibandanye, ibirori biri bukomeze. The restored one will have his place by the father's side and in the father's work. Uyugarutse arahabwa akanya iruhande rwa se. Mbese ni nk'aho bacyuriye uriya mwana muzima ngo utabishaka, utanyuzwe, ubikunda cyangwa utabikunda, uyugarutse wari warazimiye ari buhabwa akanya iruhande rwa se, kandi ari buhabwa akanya mu murimo wa se. Ubwo rero bayobozi mu nyumva, umuntu wese wihanye abikuye ku mutima, yababariwe asubizwa no mu murimo w'Imana. Ariko ibi mu byumve neza, hari uwihana adashaka kwihana, ahubwo ashaka kwihanira ngo bamusubize ku murimo. Oya, uyu nawe byamurushya, kuko ugukanira niwe umenya urugukwiye. Ababonye wihana, ababonye ihinduka ryawe, ababonye urukozasoni wari warateje umurimo ruhanaguritse kubera imico yawe yo hanyuma, ababonye za mbuto zikwiriye abihanye, Matayo 3:8, ni mwe imbuto zikwiriye abihanye, ababonye bagukeneye kuko hari icyo umaze, nibo bagushyiraho ukorera.
ubwo mu byumve rero asubizwa ku murimo, si we wisubiza ku murimo ariko asubizwa ku murimo. Noneho hakaba n'ibindi byaha bikomeye cyane nk'ibijyanye n'ubusambanyi bwabaye ingeso, aho abantu nubwo bihana bamaramaje ngo badasubizwa mu myanya yo kwiringirwa, ngobwo bakaguma mu myanya yoroheje. Ibyo muzabisoma mu nama ku myitwarire y'ibitsina, ubusambanyi n'ubutane, amapaje nka za 86, 80, 81, se muzabisoma no mu bindi bitabo byinshi. Hari nawe rende wahite yajyaga yerekwa ngo akamenya ko rwose no mu mutima batigeze bihana by'ukuri, nuko akavuga ati uyu we niba azajya mu ijoro azigendere pardon, niba azajya mu ijoro azigireyo. Mbese ibyo yarabyeretswe akavuga ati wapi, uyu we mu mureke niba azajya mu ijoro azigiriye. Ariko twe nk'abantu kandi tuterekwa, iyo umuntu atari ingeso yamubayeho akaranda akaba ari icyaha aguyemo, iyo yihanye bikuye ku mutima asubizwa ku murimo. Rero twirinde, ntabwo gukoza umunyabyaha isoni nta mugisha tubifitemo, cyane ko ubwo ari mugenzi wawe, ubwo niba avuye mu businzi, akaba avuye mu mahane kurwana, akaba avuye mu bwambuzi, ntajye n'imandwa zibandwa, ntajye n'iyo babetinga kuko naho harahari, ukabona ntakati iyo bakina imikino y'amahirwe myinshi kuko hariyo n'imipira n'iki, ukabona n'ubundi arakasagarutse aho basenga. Ubwo se muri kumva mwebwe atari byiza? Nose mwana mushaka ngo ajye uwo mukobwa watwaye inda y'indaro, nubwo yihanye nabi cyangwa ntiyihane, ukano kwisaba atazanya kana ngo bakakire, ubwo se muri kumva atari ibirori? Umubwenge bwe hari cyari mwakenge kamubwira ngo kumana haba umugisha, aracyabemera ko mu biganza byanyu munyiriwemo n'Imana, mwasabira umwana we ntazabe nkawe akabona umugisha. Ubwo abo baza badusanga nta gisa no kubona bongeye kudusanga, urahigwe utazagira umushinga, utazigera ubipanga mu bwenge ngo ugambirire kumukoza isoni. Ingingo ya 4 nayo iteza ingorane, ni ukunyura mu nzira itariyo igihe dusanga umunyabyaha. Inzira iriyo ni iyihe? Umuntu wese ubonye umunyabyaha ari kugenda yerekera habi, yandikiye umurongo wa Bibiliya wanditse muri Matayo 18 umurongo wa 15, haranditse ngo mwene so nakora icyaha uzamusange. Wewe unyumva uzamusange, n'umwizera niyigishwe ko azabonana icyaha azamusanga. Noneho namwemerera idosiye izabirangiye. Urahirwe umuntu atazakwemerera icyaha yakoze ngo wongere ugerekeho ibindi kandi. Ngo uyu muntu ngo naramusanze, ngo none yaranyemereye ngo narinde kubibatangariza. Oya, ahubwo ubwo wamusanze akakwemerera, akaba ari wewe ubizi, nakwemerera niba atari bitarabereye ku karubanda, uzabonye mwene so. Erega uwo mwene data turamukeneye. Hari aho yahagarara muri uru rugamba rwo kurwanya ikibi, hari aho yahagarara muri rugamba rw'ivuga butumwa, ariko yakaba mubi tugiye no gufasha ku bitaro, twaba tugiye kubakira umukene, yakata n'icyondo kikanga, yaterera n'itafari n'amatebura ntagere hejuru, yakikorera n'ibirayi turagemura ku bitaro cyangwa kuri gereza ntabigezeyo. Muri kumva koko yarapfuye ntacyo amaze, uri kumva utamukeneye muri uyu murimo twahawe. Urwo rukundo kumva umukeneye nibyo bizakwigisha ubwenge bwo kugomba kumusanga. Nakwemerera rero bikaba birangiye hagati yanyu mwembi. Niyanga ukazana n'undi, bakaba babiri cyangwa batatu. Niyanga nibwo bishyikiriza itorero, ariko ntabwo aba ari umushinga wo kumwandagaza, ahubwo ni wowe uri kubyikora. Ariko wewe icyo wari ushaka nuko akira. Kandi ibi tubifite nk'inshingano mu gitabo cyitwa mu bikari byo mu ijuru, ku rupapuro rwa 292 cyangwa se Heavenly Places. Ngo hariho abajya bavuga ngo ubwo atari nge yacumuyeho personally. Kareba iryo jambo niba nabanguka kuribona, ni 292. Haranditse ngo hari abantu rwose b'abanenganezi inshingano batajya bayitaho. Yego, haravuze ngo ndahera hagati ntago ndabisoma byose. Do not excuse yourself from this, saying there is no personal grievance between the one who is accused and myself. The rules given by Christ are so defined, so explicit,
that this excuse is not valid. Ngo urahigwe utazagira urwitwazo rwo kutamusanga nawe uvuga ngo hagati yanjye nawe ntacyo dupfa. Mbese umuntu akumva ko azasanga uwo bafite icyo bapfuye. Oya, none asanga ari gukubita umugore nubwo ari uwe yakubise, none asanga ari no gusesagura ibye ku rugero rubi nubwo atari ibyawe ari gusesagura, ubwo nabwo yacumuye uzamusange. Noneho rero ngo urahigwe utazabigira urwitwazo rwo kutamusanga uvuga ngo njyewe ntacyo yancumuyeho cyatuma musanga. Ngo amategeko Umukiza yatanze ku bijyanye no gusanga wacumuye arasobanutse, inzitwazo zawe nta gaciro zifite. Uwacumuye wese uzamusanga, umubwire icyaha cye, kumusanga ni inshingano. Noneho urahiga utazatuma undi, nubwo hari igihe bibaho yenda turaza kubibona, hari abanyabyaha baruhije, hari igihe abayobozi bawe ari bo banyabyaha, nabyo byashoboka. Hari igihe intumwa ziguhugura arizo nyabyaha, nabyo byabaho. Kuzisanga zikaba zikurusha ubusobanuro n'uburyozo, nabyo byabaho. Ibyo byarabaye i Korinto, mu gice cya mbere cy'Abakorinto ba mbere, igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza 13, uwitwa Kirowe abonye intonganya no kudahuza muri Korinto, arangije abibwira Pawulo nk'intumwa. Uriya mugabo ngo yaragize neza, ngo yarabibwiye intumwa n'ubundi ishinzwe amatorero izabikemura, ntabwo yazimuye. Ariko muri rusange uretse ibyo bidasanzwe, ubonye umunyabyaha uwo ari we wese niwe ugomba kumusanga. Iyi nzira zindi zakoreshejwe, ukabanza kumunegura utaramusanga, ukabwira bane utaramusanga, ukabitangaza mu itorero utaramusanga, mukamuha umugayo mbere mukazamukorera isenga nyuma, kandi ngo uramusanga ukamuteza undi, ukabibwira itorero rikamusengera rimwinginga, yemeye yaje cyangwa yanze, none ibyo bigatangazwa ko atakiri mwene data. Ariko izo nzira zose zanyuzwemo. Ababanza kumuha umugayo rero kazamusengera nyuma, ababanza kumunegura bikaba kimomo bakazamusanga nyuma. Iyo abafatishije akabavumbura mwihana mbere kavuga ati narabikoze, ariko nawe wabwiye nakubibwira naka ndabeshye, bagasubiramo ukabura afashwe ngamo mbabarire nabanje kubivuga. Kandi buri ugiye kuvura umurwayi urwaye ijisho akabona wowe urwaye abiri, ahari afite ubwenge yakwemera ko mukorera ku jisho. Utari kureba niba nawe ni rimwe wari kubona yawe abiri yombi yahumye, umurwayi afite ubwenge ntabwo yaguha amaso, yavuga ati ndajya kureba. Niyo mpamvu turasabwa kwigengesera tukanyura mu nzira iriyo igiciro byadusaba icyo ari cyo cyose igihe twita ku munyabyaha. Mu gitabo cy'abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, page 501, Gospel Workers 501, hari ijambo rivuze ngo nta muyobozi w'itorero ugomba gutanga inama ku izina ry'uwakoze icyaha rikugwa mu bitabo by'itorero, nta tsinda ry'abayobozi rigomba kubitegeka, nta nubwo itorero rigomba kubyemeza igihe cyose amabwiriza y'Umukiza atakurikijwe mu buryo bunonosoye. Aha ndahasubira abayobozi, ngaho tujya twihana, ngaho mwigwa murihana, ngaha hatuma n'umushinga mwateguye wo gucyaha ibyaha ujye ukunda guferinga ntugere ku ntsinzi, ari nta kindi kibiteye, bitewe nuko hari igihe mwateshutse mukanyura inzira itariyo. Ndasubiramo, nta muyobozi w'itorero ugomba gutanga inama ku izina ry'uwakoze icyaha rikurwa mu bitabo by'itorero, nta tsinda ry'abayobozi rigomba kubitegeka, nta nubwo itorero rigomba kubyemeza igihe cyose amabwiriza y'Umukiza atakurikijwe mu buryo bunonosoye. Amabwiriza y'Umukiza ni yayandi yo muri Matayo 18. Rero igihe ibyo byamaze gukorwa, itorero riba ryikuyeho urubanza imbere y'Imana. Reka ne gusoma byinshi kuri iki, ahubwo byumve ko biba birimo umugisha
iyo igihe ibyaha bicyashywe ariko inzira y'umukiza ariyo yakurikijwe. Iyo iyi nzira idakurikijwe hari igihe umuntu abitewe na ntiteranya, hari abo bita abantiteranya, cyangwa ukaba warakibonye cyaranasakaye bari no kugihwihwisa, ariko avuga ati nimusanga nkafata iya mbere azanyishyiramo kunga ari njye ushoye uwo mushinga, ati rero kanicecekere. Ariko n'ubundi yaza ku isabato yamurika ngo aririmbe mukayimwima, yavuga ati ariko nshaka no kubahugura, mugabo nyine urabona hari ukuntu byagize mukanga, aribyo bise ngo ni umugayo wo mwibanga. Ntiteranye igituma hatanga umugayo wo mwibanga, ariko ibyo sibyo, iyo nayo aba ari ingorane muzanye, kuko vuba cyangwa kera bazababuranye akabatsinda, akabatinda herewe umugayo ryari hehe nande byagenze bite, kandi kubivuga ibyaha byari uko ashoye urubanza, ubwo mwamaze kuba bihana imbere ye, murihana mbere ye wakihana nyuma, ubwo mukaba mworoheje uburemere bw'icyaha cye. Noneho kandi na nyuma y'umugayo, kuri iyi ngingo na nyuma y'umugayo, mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose, ndasoma Igifaransa 439, haranditse ngo mwamaze kumusanga yananiranye, mwabibwiye itorero ngo azabaweho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Qu'on ne le considère pas cependant comme hors d'atteinte de la miséricorde divine. Ariko na nyuma y'umugayo ntimukamufate nk'imbabazi mvajuru zamurangiyeho. Que ces frères d'hier, loués de le mépriser ou de le délaisser, ngaho abari bene se barahigwe, ntibakamusuzugure, ntibakamuteragirane, les traite avec bonté, avec compassion, ahubwo bagomba kumwitaho bafite ubugwaneza n'impuhwe, comme un brebis égaré que le Christ cherche encore à ramener au bercail, nk'intama yayobye Kristo gishaka kugarura mu rwuri. Ku basoma Ikinyarwanda ni ikigisho cya 48 kivuze ngo ninde mukuru. Rero na nyuma y'umugayo akwiye kwitabwaho agasugwa. Ntabwo twavuga ngo imbabazi zamurangiye hoya, nubwo aba yatunaniye ubwo ejo cyangwa ejo bundi hari icyo umwuka wera yamukorera. Rero iyi ngingo nayo singambire kuyitindaho. Reka mvuge ya gatanu, tuba duteje ingorane iyo turi gukurikirana uwo tudakunda. Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa mbere kugeza 7 havuga urukundo, havuzwe byinshi, avuga ko rwihanganira byose, rubabarira byose, rudakeka ikibi ku bandi, ariko ijambo nyeshaka ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Byagiye birabaho mu mateka y'amatorero amwe na hirya no hino, umunyabyaha akabazungeza, akabazunga, umuntu akaba ari umujura, akaba ari umunywi w'inzoga, akaba ari umusambanyi ruharwa, ariko mwajya kumufata akaba arabanyereye arabacitse, mwajya kubivumbura akaba arabacitse, mukicarana umutima uzi ko abikora, ariko mukicarana gutsindwa kuko mutaramufatira mu cyuho kandi adashaka kwemera. Nuko umunsi mumufashe ngo gwi ntamugenzuye, ngo hari n'ababashyiraho irondo, humura uzafatwa. Iminsi y'umujura ni 40, uwa 40 wamugereyeho bakaba baramufashe. Noneho ntibababazwe na mwene se uwakoze ibyo byaha akanabihakana, ahubwo bakishi bagabo bati noneho umuhigo turawesheje, ubu turamufite twamucakiye. Bikaba ibirori no kunezerwa. Ariko reka mbabwire, mu rukundo urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ngo niyahoraga hakana ngo none se ngo noneho ngo murabyemeye ko byandi twavugaga ari ukuri, mu bamye gitoro muzingo wa kabiri ngo maze ngo bakishimira ko hari ari abahanuzi kw'ibyo bavuze noneho bisohoye. Ariko urukundo ntirukora rutyo. Bana b'Imana murahigwe tutazagwa mu kaga ko gusa n'abahiga abanyabyaha. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye 233 haranditse ngo 233 kamasoma ijambo rivuze ngo mu gukomeza kwibanda ku makosa n'inenge by'abandi, benshi mu by'iyobokamana bahinduka abanyaburakari, abihatira kujora amagambo n'ibikorwa by'abandi kugira ngo barebe ko babona mu ikosa, ntibashobora gutahura ibintu byiza kandi binejeje. Ntabwo bigaburira ibyo kujya bishobora gutanga ubuzima bw'iby'umwuka ndetse n'igikuriro cyiza. Imana ntinezezwa n'abagize ubwoko bwayo igihe birengagije gusuzuma imitima yabo bwite, ahubwo bakabisimbuza kunenga abandi. Uwo ni umurimo wa Satani.
igihe uri gukora uwo murimo jya wibuka ko umwanzi yakugize igikoresho kimufasha kugusha abandi kugira ngo abagakwiriye guhuriza hamwe bumvikana kandi banezerewe bakomezanya mu kwizera bagwanyane kandi bivovoterane bitewe n'uko hari umwe wacumuye. Kristo ntabwo yakugize uwikorera ibyaha by'abandi n'ibyawe ntiwabishobora. Bityo rero irinde gutunga urutoki mugenzi wawe. Imana ishaka ko ubwoko bwayo bubaturwa. Ni iby'ukuri dufite inshingano yo kugarura bagenzi bacu bayoba, ariko ntabwo ari wo mwuga baguhaye ngo uhereye none ujye wigukanuye amaso ureba nka arbitre uri iruhande rw'ikibuga areba abanyamakuru ngo aba ariko kazi ukora. Hano baravuze ngo Kristo ntabwo yagushinze umurimo wo kwikorera ibyaha by'abandi, rwana n'ibyawe kuko nabyo ntiwabishobora. Ahubwo uyu mwene data ibyo tuba tubikurikirana ari ukugira ngo akire, niwo mugambi nyamukuru. Mu gitabo cy'abakozi babwiriza ubutumwa 183 haranditse ngo umukozi wa Kristo ushobora kugira ibi bintu bikurikira ngo n'uburyoza, n'ubumenyi, n'ubushake bwiza, n'umwete, n'ishyaka ku murimo, n'ishimwe, ngo maze ibyo byose mu murimo akora akabigira ngo ariko atagira urukundo rwa Kristo mu mutima we, ngo nta kabuza ibyo akora biba bizatsindwa. Ntabwo uzarusoza niba mu murimo ukora wo kuyobora abandi urukundo rutaganje ngo wumve ese reba nawe umusaza nyirabakwe n'abakazana niba yacumuye akaba yacumuriye ahatazwi cyangwa byamenyekanye muri 2 cyangwa 3. Mu gitabo cyitwa ukuri kweza muzasomwe amagambo ari kuvuga ngo hari ibyaha bihindishije umushyitsi ngo mudakwiriye kwemera ko bivugirwa mu matwi y'abantu bapfa, ngo ahubwo bigomba gushakirwa agatsinda gato ngo akaba ariko bibwirwa konyine. Urashaka ngo abakazana n'abakwe n'abuzukuru wakoze icyaha kikamenywa na 4, urashaka ngo nyine mumanitse hariya bose bakamubona mbese urukumva ari byo byiza? Oya, ni ikimenyetso cy'uko urukundo rutaganje. Mu bitabo dusoma bimwitora umuzingo wa 4 urupapuro rwa 64 niko haranditse ngo muri uyu mushinga wo gukurikirana umunyabyaha ngo byashoboka ko dukora amakosa, ngo ariko hari amakosa yakihanganirwa. Ngo nayahe? ngo na amakosa dukora twerekeje ibintu mu rukundo. Mbese uriya muntu ukora icyaha nubwo cyari kubwirwa uruhame kuko cyakorewe mu ruhame, umuntu wuzuye urukundo rwinshi n'impuhwe akavuga ati ibi bintu ko biraba bidusebejera mwabivugira hatoye, n'ubundi byaramenyekanye ababyishe, ariko niwe mwiza kuruta wa wundi uvuga ngo ni mu bibabwire bose kandi byamenye 5, mu bibabwire bose babimenye. Uwo niwe mubi. Baranditse kuri iyo page ni ibihamya by'itora umuzingo wa 4 page 64 ngo nidukora ikosa mu bijyanye no kwita ku munyabyaha ngo rizihanganirwa niba ryari riri kubyerekeza ku rukundo, ariko ku rwango no kumwandagaza no kumushyira habona nta mpamvu azaba ari kosa ribi nyine ry'umugaragu w'Imana utagaragaza urukundo mu mutima we. Rero iyo uri kwita kudakunda, erega iyo mukunda reka kakanu nkababwire bana b'Imana mu matorero menshi hari igihe n'abantu bajya bihana bakaza muri twe ari bashya kuva hageze akarinda mari imyaka 2 mutarahaguruka imbere y'igiterane ngo mutange ikigisho kivuga ngo dore ibirori twemererwa n'ibyo tutemererwa. Umwaka ugashira mutarakiga, 2 gashira mutarakiga, dore uko turya nuko tunywa, dore abo tubana nabo tutabana. Umwaka ukirenga icyo kigwa mutarakiga, noneho kuko yaje abikora ari no muri mwaka abikora akumva itangazo rimubwira ngo wacumuye n'iryo soma atararihabwa. Icyo urukundo rumaze ubanguka kumenya ngo uyu nta nubwo aranakabyiga. Imigani 18 erega inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukazageza ku manywa y'ihangu. Urukundo leta rukereka ngo ntabwo arabyiga, niyo yabyize rimwe urukundo leta rukubwira ngo hari igihe yabyize ntanabyumve. Nawe ubwawe aho wakiri ubutumwa hari ibyo wize ntiwabyumva, haciye iminsi urabisobanukirwa. Niyo abyize 3 ari uvuga uti yarabyumvise ariko arakimenyereza ntarabishobora. Ibyo byose ni ibitekerezo biza mu muyobozi ariko bibyawe n'urukundo. Iyo urwo rukundo utarugira abantu urabarimarima maze ukazagezayo bake abazi gushyira iryinyo kurindi. Ngaye ingingo ibanziriza ya nyuma haba ingorane iyo tunyuranya
mu kwita ku munyabyaha, kunyuranya kw'abashinzwe kwita ku munyabyaha. Iyi si nyisomaho birebire, ni ibihamya by'itora umuzingo wa mbere, ibihamya by'itora umuzingo wa mbere, paje 394 ndetse na 396. Harimo amagambo abiri ajya gusa. Rimwe riravuze ngo Dieu voudrait que son peuple soit discipliné. Imana irifuza ko ubwoko bwayo bugira ikinyabupfura. Ini dans l'action et dans la façon de comprendre les choses et de juger. Turasabwa kuba umwe mu bikorwa, turasabwa kuba umwe mu gusobanukirwa ibintu, turasabwa kuba umwe mu buryo twanzura. Mais pour en arriver là, il y a beaucoup de choses à faire. Ariko kugira ngo iki tuzakigereho, dufite byinshi byo gukora. Turasabwa kuba umwe mu bikorwa, tukaba umwe mu gusobanukirwa ibintu, tukaba n'umwe mu buryo twanzura. Urahigwe uko bishoboka kose bayobozi, mukuru w'itorero n'abadiyakoni, ntumwa n'abavuga butumwa, aho mu itorero mubayemo, muzakora igishoboka, mushyireho n'ikidashoboka, ariko imbere y'umunyabyaha mwese muhuze. Ngaho ndasoma hepfo 296. Dieu désire que son peuple soit uni et que cette unité se manifeste dans une même vision des choses, dans un même esprit et une même façon de juger. Imana yifuza ko ubwoko bwayo bubumwe, kandi ubwo bumwe bukagaragarira mu kubona ibintu kimwe, mu guhuza umwuka no mu kwanzura kimwe. By'umwihariko n'ubw'inyandiko igomba gukora henshi, ariko irakenewe cyane ku bijyanye no kwita ku munyabyaha. Reka mbabwire ko igituma mujya mubona amadini yashyizeho kanuni, iki nicyo batinyaga. Baravuze bati kugira ngo tutazabushanya, reka twandike utuntu tutwiyandikire, bizajya bigenda gutya bigende gutya. Ni nako banditse muri kanuni ngo kugira ngo birinde gahunda, ngo biturindire gahunda, ku buryo n'uwiriya bazabumwe, ariko ari ako ka kanuni basomye. Ariko twebwe kanuni yacu ngaho mu gitabo bita ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 3, page 21, Unity our creed. Kanuni yacu ni ubumwe. Kanuni yacu nuko tugirana ubumwe. The prayer of Christ to his Father, contained in the 17th chapter of John, isengesho Kristo yasenze se riboneka muri Yohana 17, is to be our creed. Niryo rigomba kuba kanuni yacu, niyo ndongozi yacu yatuma duhuriza mu bumwe. It shows us that our difference and disunion are dishonoring to God. Isengesho ryerekana ko kunyuranya kwacu no kudahuza kwacu abari igisuzuguro duteje Imana yacu. Read the whole chapter verse by verse. Icyo gice muzagisome nta murongo musizi. Rero bana b'Imana, urahigwe utazanyuranya na mwene so, umuyobozi mugenzi wawe, cyangwa se itorero muturanye. Urahigwe mutazanyuranya ku bijyanye no gushakira umunyabyaha umuti. Se wabarabutswe ko buriya nawe urwaye, ifaturi nk'umurwayi uryamye ku gitanda, utarembye cyane by'uko ugutwi kutari kumva. Umwe akavuga ati turamutera moxi, undi akaza ati na ampicilline, undi akaza ati oya, bagashwana bakanafatana mu mashati. Tuyu ntumutere, uyu ntumutere arapfa, bakagusiganira hejuru. Ufite ijambo wavuga uti mwese mube mubiretse, haza ubaruta niwe urabikemura. Rero niko bigenda. Ukabona bamwe bamufatiye imyanzuro umunyabyaha, yenda banyure muri Matayo 18, abandi bati twe turamukoresha nubwo mwayimuhaye. Bitewe n'iki? Bamwe yenda baba bafite amakuru yuzuye, kandi kuko badashaka kumwandagaza kuko nacyo kizira, bakayigumanira bakamufatira imyanzuro. Abandi bati natwe ni mu bitubwire, nimutabitubwira turamukoresha. Nuko cyangwa se bana babwira amakuru ye bakanga kubizera, ntibayemere, bati nubwo mubivuze muramaze, ariko iwacu azaza aririmbe, iwacu azaza abwirize. Ibyo nibyo mwihaye, twe ntituri kumwe namwe. Murahigwe ku giciro icyo ari cyo cyose, ntimukanyuranye igihe mushaka umuti w'umunyabyaha. Ingingo isoza ni bamwe muri ba banyabyaha baruhije. Buriya twagiye tunabavugaho bamwe, hari abanyabyaha baruhije. Uko tubitaho binyuranye n'ibi byose tumaze kuvuga. Ndabatangiraho ingero. Byashoboka ko banyu mufite umunyabyaha, ubarusha influence, ubarusha imbaraga rukuruzi. Aho mw'iryo torero umuyoboye, uwo munyabyaha
wibye wanyoye inzoga n'ubwo yayinywera mu muhanda, akaba ari bavuga ngo aba bagabo bari kumbeshyira, bizere bati rwose bari kukubeshyira, akaba ari umunyabyaha mwebwe barusha rukuruzi. Uyu si igitangaza ko n'abandi babatabara bakabafasha mu kumwitaho. Ibi nabyo bijya biducanga, ni ukugasanga biteje ingorane. Haba umunyabyaha wigaruriye abakashinzwe kumucyaha, hari umunyabyaha wigarurira abayobozi kumucyaha, akaba ari uguhangana n'abayobozi, ku buryo uwamubonye musanga ariko akavuga ati nubwo musanze ariko ntibizarenga umutaru, kuko umukuru w'itorero ya ntumwe ikomeye wa wundi ni inshuti ye, niwe birigwana, niba nta nicyo bibabwiye. Ibyo nabyo si igitangaza ko hari n'igihe n'undi w'ahandi umwizero umeze nka Kirowa yabibwira Pawulo, ubwo ndikuba yabibwira intumwa zikaba zaza kubafasha. Hari umunyabyaha uyoboye akaba ari wakoze icyaha kandi atenda kwisanga no kwifatira imyanzuro, yenda n'ijambo rye atari rigufi. Ibyo nabyo si igitangaza ko abandi batabara bakabunganira. Hari uwo mudafitiye amakuru afitwe n'abahandi, muba mugomba kwitegura kwifata neza igihe abamuzi bayabahaye. Ni umunyabyaha yenda wo mu majyaruguru, ariko ibyaha yabikoreye mu majyepfo, abo mu majyepfo aribo bayazi. Urahiga utazavuga utereka umuntu wacu twe turamugira nta n'ikibazo tumufiteho. Itorero ni rimwe ku isi nubwo rigiye rigaba uduce, ayo makuru nayo n'ay'agaciro mu kwita ku munyabyaha ajya yitabwaho. Hari umunyabyaha ubarusha amacenga, akabacanga pe, akaba barusha ubusobanuro n'uburyoza no kubicurika no kubicurangura. Abafite umwuka w'ubugenzuzi nabo bamufatisha, n'abagomba kwiyambazwa kuko inararibonye nazo zibaho. Hari n'abakumira abaje kubafasha. Umuntu akaba yarakoze icyaha, bamwubarayeho itorero ryose n'abayobozi badashaka ko hari umukoraho. Icyo gihe nabwo mubishaka mwararitse cyangwa umwe muri mwe, cyangwa mutanagize ayo mahirwe yo kumenya icyo mubura, ababatanga kukibona b'intumwa cyangwa abandi baza kubatabara. Hari n'umunyabyaha ujya ajurira bamufatiye umwanzuro, ibyo nabyo ni byo kwitonderwa. Hari n'abatinya bamwe muri bene se, bagatinya intumwa se, bagatinya abayobozi se, cyangwa undi munyabyaha nabo barusha influence. Iyo nayo ni impano bibaho, ubu nabo abandi babyivangamo. Hari n'umunyabyaha uba yarazwi hagari ku buryo aherewe n'umugayo mu gatorero k'iwabo bitaba bihagije, ko ari igihe yajya gukora iw'abandi kubera ko yari asanzwe azwi hagari. Ibyo nabyo hari uko bigenda, nawe yarazwi bakamenya ibye. Ibi byose ni ibintu bijya biduteza ingorane iyo bititaweho. Ngaho ntabwo nemererwa kurenza aha. Reka Imana idufashe uko bukeye igitwungura ubwenge, noneho tumenye uko tugenza abanyabyaha bagenzi bacu, kandi kubikora uko si urwango mbisubiremo, ahubwo no kugira ngo bakizwe. Tuyobowe n'urukundo tuba dusohoje inshingano. Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu.